Haleluya, haleluya, haleluya. Twongeye kubaha ikaze uyu munsi, umunsi wa gatatu, umunsi wa deliverance, umunsi udasanzwe, umunsi tuba twiteguye kubohoka ku bintu bitandukanye biba byarawishe ubuzima bwacu. Rero reka dukomeze tubane muri uyu mwanya ngo tujye kuririmbira Imana, ndetse tuza kuza kubana n'umukozi w'Imana uza kuza kutugezaho ijambo ryo kubohoka uyu mugoroba. Imana w'umugisha. Mwami, turagushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe, tugushimiye ko udukunda Mwami, tugushimiye ko utwitaho, tugushimiye Mwami ko dufite imigambi myiza Kristo. Haleluya, haleluya. Uzahora uri Imana ibihe byose, uzahora uri Imana ibihe byose, uzahora uri Imana ibihe byose, uzahora uri Imana ibihe byose. Imana twese uzahora Imana, uzahora uri Imana ibihe byose, Imana ibihe byose, uzahora uri Imana ibihe byose, uzahora uri Imana ibihe byose, uzahora uri Imana yacu, Imana ibihe byose, uzokwama uri Imana ibihe byose, uzokwama uri Imana ibihe byose, uzahora uri Imana, 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 uzahora uri Yawe, uzahora uri Imana, uzahora uri Data, uzahora uri Imana, uzahora Imana ibihe byose, Imana ibihe byose, uzahora uri Imana ibihe byose, uzahora uri Imana ibihe byose, Imana ibihe, uzahora uri Imana, uzahora uri Imana ibihe byose, uzahora uri Imana ibihe byose, uruwera Mwami,
ko ari uwera, uruwera mwami, tubiririmbane kuyira umwami, uruwera mwami, subira mu kandi umubwire kuyira, uruwera mwami, kandi ijambo ryawe mwami nukuri, ijambo ryawe kandi ijambo ryawe mwami nukuri, amasezerano yawe ntiyahinduka, amasezerano waduhaye, amasezerano yawe ntiyahinduka, irimba uruwera, uruwera mwami, kandi ijambo ryawe mwami nukuri, amasezerano yawe ntiyahinduka, niyo mpamvu dushima izina ryawe mwami, niyo mpamvu dushima izina ryawe mwami, ababyizera niyo mpamvu dushima izina ryawe mwami, uruwera mwami, kandi ijambo ryawe mwami nukuri, amasezerano yawe ntiyahinduka, amasezerano yawe ntiyahinduka, nami niyo mpamvu dushima izina ryawe mwami, turagushimiye kuri Imana nziza, turagushimiye kuri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, urakoze kuri kumwe natwe ibihe byose. Haleluya, reka twakire umushumba, Imana y'umugisha, amen. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo dushime Imana, dufatanye gushima Imana kubw'imirimo myinshi Imana yakoze muri uyu mwaka wa 2020, umwaka wabayemo ibintu byinshi bigoranye, bigoye abantu kubera korona, kubera guhungabana kw'ibintu byinshi mu rwego rutandukanye cyangwa se mu nzego zitandukanye, ariko turashima Imana ko tukiri mu murimo wayo, turashima Imana ko turi mu kazi kayo, turashima Imana ko tukirimo tuyiramya, tuyikorera, tuyihimbaza. Ni umugisha ukomeye, ni amahirwe akomeye, ni n'ubutunzi bukomeye kuba turi mu murimo wayo, turi mu murimo w'Imana. Rero programme ya Deliverance ni programme nziza, ni programme idasanzwe, ni programme ifite umwihariko wayo, kubera ko tubohoza imigisha yacu Satani aba yaratwaye cyangwa se aba yarariganije. Iyo tubitekereza uburiganya bwa Satani ni gute bumeze, ni ugukereza. Satani akereza abantu
abantu bakazagera ku masezerano yabo ariko barakererewe. Ni ukuvuga ngo ushobora gutakaza igihe ugasanga wageze ku bintu ariko waravunitse, warahangayitse, warababaye. Ariko iyo dusenga Imana, iyo twegera Imana, Imana iradutabara, iduha umugisha, ikaduha imbaraga, tukagera ku bintu byacu hakiri kare. Iyi migisha rero nubwo Satani ashobora kuyirwanya cyangwa se gukerereza abantu, iyo twibutse aho twibukiye hose muri porogaramu ya Deliverance, turasenga imigisha yacu ikagaruka kuko turwana intambara, urugamba rukomeye, tugasenya imigambi ya Satani, hasigaye ubuzima bwacu bugakomeza neza, iby'Imana yatuvuzeho bikuzura. Nagira ngo nibutse abantu kugira isezerano ni ikintu gikomeye. Buriya nubwo Satani yarwana, ariko ufite isezerano ry'Imana uba ufite umugisha, uba ufite amahirwe. Kandi je ngereranya amasezerano y'Imana, nyagereranya n'ubukire bukomeye burenze ubwo abantu barebesha amaso. Umuntu ashobora kuba afite amazu, afite amafaranga, afite akazi keza, ariko adafite isezerano aba ari ikibazo. Ariko iyo ufite isezerano ry'Imana, nubwo waba udafite amazu akomeye, nubwo waba udafite akazi gakomeye, ariko ufite isezerano, uba uri umuntu ukomeye, uba uri umukire, uba uri umutunzi, uba uri umuntu ufite Imana kandi ufite umugisha mu rwego rudasanzwe. Rero uyu ni umugoroba turimo turitegura Noheli, hageze n'ejo tuba dufite porogaramu yo gusengera ibyifuzo byananiranye kuwa 4, ariko turabihuza n'igitaramo cyangwa se veye ya Noheli. Twari dusanzwe tubikora, tukabikorera mu rusengero, ariko tuzabikora online. Nabyo ni byiza ko tuzakora online. Ni ukuvuga ngo kubera covid ntabwo byoroheye abantu guhura mu ijoro, ako kazi ntabwo twagashobora, ariko tuzakora online. Ni ukuvuga ngo aho muzaba muri mu ngo zanyu tuzataramana, tuzaririmba, tuzumva indirimbo zo guhimbaza, zo kuramya Imana zitandukanye. Abaririmbyi b'itorero bazaba bafite umwanya uhagije wo kuramya Imana ndetse no kwihimbaza. Tugereho tuvuge n'ijambo ry'Imana, tuganire ijambo ry'Imana mu gitaramo ca Noheli. Kuwa 5 tuzaba dufite amateraniro. Kuwa 5 mu gitondo saa 1 za mu gitondo tuzaterana kugera saa 3. Iyo ni iteraniro rya mbere. Iteraniro rya kabiri rizatangira saa 5 rirangire saa 7. Kandi muri ayo materaniro ntabwo kwirinda covid bihagaze, ahubwo turakomeza twirinda cyane, twubahiriza amabwiriza duhabwa n'ubuyobozi bwacu butureberera, budufasha umunsi ku munsi. Natwe rero tuzakomeza twubahiriza amabwiriza kandi tunasenga, tunakora n'umurimo w'Imana mu buryo bukomeye. Rero iyi porogaramu ya Deliverance ndafata iminota mikeya, ni ukubategura gusa mu gitaramo cy'ejo. Tuzafata umwanya munini, kizatangira saa 3 kugera saa 6 n'iminota 20. Murumva ko ni igitaramo kirekire cy'amasaha menshi. Murumva ko amasaha iyo yatangiye kurenga 3 aba ari menshi. Ni ukuvuga ngo saa 3, saa 4, saa 5, saa 6 n'iminota 20 tubone gusoza igitaramo cyacu ca Noheli. Ni ukuvuga ngo abaririmbyi bafitemo akazi kenshi kubera indirimbo zizaba zifashe nazo umwanya utari mutoya. Tunabishimira Imana kuri ayo materaniro tuzakora kuwa 5 munsi wa Noheli. Ni byiza, n'umugisha, ni n'amashimwe, ni ukubishimira Imana kuko tuzaba duhuye twizihize umunsi udasanzwe wo kuvuka ku Mucunguzi. Reka dusome Mariko ibice 11 umurongo wa 24. Nico gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubishizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Nico gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubishizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Ntabwo ari ukwizera ko tubihawe gusa, ahubwo tuzanabibona, tuzabibonesha amaso yacu. Ni ukuvuga ngo Imana uko niko ikora, Imana uko niko ikingura imiryango, Imana uko niko itugirira, kuko turi abana bayo.
kuko icyo dusabye data cyose aragikora. Niyo mpamvu rero mbabwiye ngo twitegura igitaramo cya Noheli ejo, nagira ngo mbakundishe kuzaba muri icyo gitaramo, kuko hazaba harimo amashimwe, kuzamura icubahiro cy'Imana, kuvuga gukomera kw'Imana, kuvuga ubutware bw'Imana, kuvuga imbaraga z'Imana. Rero uyu mugoroba ni umugoroba wo gukira indwara. Niyo mpamvu usomye uyu murongo ukomeye cyane. Nicyo gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubishizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Kubibona no kuvuga ngo ni ukubibonesha amaso y'umubiri, ntabwo ari mu kwizera. Muzabibona. Kubibona ni ukuvuga ngo tuzabibona, tuzabibonesha amaso yacu, tuzasubizwa, tubone umugisha n'amaso yacu. Rero gusenga no gukorera Imana ni ibintu byiza cyane, kuko ibyo Imana ivuze irabisohoza. Uyu murongo rero icyo dusaba, uradusaba ko dusenga, twegera Imana, tuyikunda, tuyitambira, tuyiramya, tuyisingiza, tuyivugira igihe cyose. Ahasigaye twatanga komande cyangwa se twakora komande y'ibyo twifuza, Imana ikabikora. Rero twitegure isengesho umwanya muto. Ndasengera abarwayi bafite indwara zitandukanye. Hari igihe mvuga kubera ubuhanuzi nkavuga indwara runaka, ariko uyu munsi ndasengera abantu batandukanye, indwara zitandukanye. Buri muntu wese ndamusaba gusa aze kwizera, duhagarare muri iri jambo. Buri wese urwaye, ufite gripe, ufite corona, ufite malaria, ufite sida, ufite kanseri, ufite diyabete, ufite umugongo, ufite amaso, ufite amatwi, ufite impyiko, ufite ni ukuvuga ngo amara, ufite umwijima, ni ukuvuga ngo indwara zitandukanye. Buri muntu wese aze gutekereza ikimugoye kijyanye n'indwara. Ejo mu gitaramo hazaba harimo kwizihiza cyangwa se gutegura imitima y'abantu, kugira ngo twitegure kuvuka ku mucunguzi, umukiza, umwami mu buzima bwacu. Ariko aka kanya turatanga raporo kugira ngo tugomba no gusoza umwaka dufite amagara mazima, tugomba gusoza umwaka turi bazima, tutarwaye, tumeze neza, dushima Imana, dusingiza Imana, tuvuga ngo mwami warakoze kuturinda. Rero muri iyi minota, muri aka kanya, mwitegura abarwayi, mwitegura abafite ibibazo by'indwara. Ngiye kubasengera Imana, ngiye gutanga raporo ikomeye ku Mana, mvuga ngo mwami, abana bawe, abagaragu bawe, aho baherereye hirya no hino ku isi, barwaye, bafite intambara zitandukanye mu buzima, bakire gukira, bakire ubutabazi, bakire umugisha, bakire amahirwe, bakire imbaraga z'Imana, bakire gukora kw'Imana. Ushobora kuba ukiri muto, umwana w'umukobwa, ushobora kuba uri umusore, ushobora kuba uri umukecuru, ushobora kuba uri umusaza, ushobora kuba uri kumwe na papa na mama ariko barwaye, bafite ibibazo. Ushobora kuba hari ingorane zitandukanye zitumye umuryango wawe uhungabana kubera indwara. Kwivuza kwa buri gihe, inyatsi buriya ni mu bintu byinshi. Indwara ni inyatsi, indwara izana inyatsi ikomeye mu muryango, ugasanga abantu barakenye kubera guhora bivuza, guhora kwa muganga, guhora mu bibazo bya siranse n'ibindi. Rero ubutabazi bw'ijuru ni ukuvuga ngo hari indwara za karande, hari indwara zidakira kuko tubimenyereye, kuko tubivuga, kuko abaganga babivuga, kuko siyanse ibyemera, ariko hari icyo Imana izivuguruza, kuko Imana niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bw'umuntu. Imana niyo ifite ijambo riheruka ibindi byose. Iyi Mana rero niyo tuvuga, iyi Mana niyo dusenga, iyi Mana niyo tuganiriza, iyi Mana niyo dutambira, iyi Mana niyo twemera. Kuba tuyemera kandi tuyivuga, tuyitambira, tuyishima, ni Imana ikomeye. Rero tuve mu bwoba, tuve mu bunebwe, tuve mu kurangara, tugarure imitima n'ibitekerezo byacu, tubishire ku Mana, kandi Imana irakora igitangaza gikomeye. Nje rero ubabwira, Imana nagiye nyibona mu bihe bitandukanye, nagiye nyibona ikiza indwara, Imana nayibonye itanga akazi, Imana nayibonye itanga urubyaro, Imana nayibonye itanga ubutunzi, ubukire, Imana nayibonye itanga umugisha utandukanye. Abantu batashoboye gushaka bagashaka, bakubaka, kandi bakuze bashaje bakagira urubyaro. Nta kintu Imana idakora,
mu myaka ngize nkora umurimo w'Imana, Imana nayibonesheje amaso, nabonye ikora ibintu bikomeye, ibintu bitandukanye kandi byiza cyane. Rero iyo Mana nimuyizere, iyo Mana nimuyitekereze, iyo Mana nimuyiramye, iyo Mana nimuyihe umutima. Ubwo twitegura rero kuvuka kwa Yesu, tugomba no kwitegura kwakira imbaraga cyangwa se umugisha wawe. Ukavuga nti mu mpera z'uyu mwaka ndashaka kwakira, gusingira, gufata iby'Imana yamvuzeho, gufata iby'Imana yanteganirije, gufata umugisha yateguriye. Va mu bwoba rero, va mu maganya, va mu kwirwanirira, utumbire Yesu, urebe Yesu. Buriya mbere y'uko nsenga nagira ngo mbabwire ikintu kimwe. Imana turayemera kimwe kandi ni Imana imwe kuri twese, ariko igira imbaraga zitandukanye. Abayemera n'umutima wabo bose bakayiha ibitekerezo n'ingamba n'imitima yabo yose, Imana ibakorera ibitangaza, mu gihe abandi bategereza imyaka ikaba myinshi badasubizwa. Rero tube mu bizeye ko Yesu akora kandi akora ibitangaza. Abakurikira rero mwitegure, tugiye gusenga. Data ndagushimiye. Prite de la mante de la risika bonde la rimenigeria sanko divasike benigeria troppe landelia sanko kelangite le mangara umoti alama sika alotre vengeti kalamango stepando oligar. Izina rya Yesu, izina ry'imbaraga, izina rikomeye, izina rihambaye, izina rivuguruza imigambi y'umwanzi. Ngusabye imbaraga z'umwuka wera, ngusabye ubwenge butangwa n'Imana, ngusabye imigisha itangwa n'Imana, ngusabye amahoro atangwa n'Imana, ngusabye imigambi myiza n'ibitekerezo byiza Mwami. Kweretse abagaragu bawe, kweretse abana bawe barwariye hirya no hino, abari mu bitaro, abari mu ngo zabo, abafite ibibazo bitandukanye, batabarwe n'ijuru. Ijuru iyo ritabaye ibintu byose birahinduka. Ijuru iyo ritabaye ibintu byose biba byiza. Ijuru iyo ritabaye abantu baratabarwa, abantu barakira. Sabye umugisha w'Imana n'imbaraga zikomeye. Tanze raporo ku Uwiteka mvuga ngo Mwami, aba barwayi nibakire, aba barwayi nibakire gukira. Izi ndwara zitandukanye ziri mu maraso, ziri mu mitsi, ziri mu magufwa, ziri mu bitekerezo, ziri mu bwonko, iyi stress iveho, izi ndwara zitindwe. Ndagushimiye Kristo kuko zigitangaza gikomeye. Ndagushimiye Mwami kuko z'umurimo ukomeye. Ndagushimiye Data kuko zigitangaza gikomeye. Ndagushimiye Muremyi kuko z'umurimo udasanzwe. Urakoze Mwami kutanza umugisha, urakoze Mwami kutanza amahoro, urakoze Mwami kutanza ibyishimo, urakoze Mwami kutanza ubwenge, urakoze Mwami kutanza amagara mazima, urakoze Mwami kutanze kubaho, urakoze Mwami kutanze kurama. Izina ry'isumba byose, izina rya Data wo mu ijuru, izina rya Data udukunda, waturemye mu shusho yayo. Ndagushimiye Kristo kuko zigitangaza gikomeye. Ndagushimiye ko abantu bakiriye gukira, ndagushimiye ko abantu bakiriye ubutabazi, ijuru rikaba ritabaye. Ni mu izina rya Yesu senze nizeye ko abantu bakiriye gukira kandi bakaba babaye bazima. Ni mu izina rya Yesu senze, urakoze Mwami, amen. Yesu abakize kandi mugire ubuzima bwiza. Ndabifuriza, mboneho umwanya wo kubifuriza Noheli nziza, kubifuriza kwitegura kuvuka k'umucunguzi, umuremyi w'isi n'ijuru. Yesu wabayeho mbere y'ibihe, mbere y'ibintu byose, mbere y'uko tubaho Yesu yariho kuko ni Imana. Kandi kaba ngira ngo imiryango yanyu igira umugisha, muzagire Noheli nziza, muzagire umunsi mukuru mwiza. Ubundi kandi mwitegura no gusoza umwaka wa 2020, umwaka wabayemo ibibazo byinshi, ariko nanone n'umwaka twagendanye n'Imana, twakomeje kugendana n'Imana, tugiye kuwusoza turi kumwe n'Uwiteka. Umwaka utaha tuzawutangirana nanone n'Imana, tuzabana n'Imana. Turifuza, turarota, turatekereza, turawuhanurira ko ugomba kuba umwaka mwiza ku buzima bwanyu, mukagira amagara mazima kandi mukagira ibyiza bitangwa n'Imana. Imana ibaho umugisha rero n'imiryango yanyu, abana, ababyeyi, mwese mugubwe neza kandi mugire ibihe byiza kandi muzagire n'iminsi mikuru myiza. Turi kumwe, tuzakomeza ejo mu gitaramo no kuwa gatanu mu materaniro aya mbere n'aya kabiri, twitegura no kuzasoza umwaka mu cyumweru gikurikira. Imana ibaho umugisha kandi mugire ibihe byiza birimo umugisha n'amahoro. Amen.